uzajya wibuka mu gihe cy'amahoro no mu mudendezo isarura niri kunyura uzajya wibuka ko ineza yanjye ari kurinda. Ushaka kwambara neza ukaberwa, ushaka kugaragara neza muri rubanda, ukaba warabuze uko wabigenza. Igisubizo ni kimwe, hamagara 078 7 7 7 uvugane na Puzzle Designer. Ntugire ikibazo cyaho uherereye, bikugeraho mu mahoro kandi ku gihe. Yo man, bahaye ikaze kuri Power TV show. Njye nitwa Puzzle Designer, young presenter in the country. Behind the camera mwita Enfro. Already right about now dufite umutumirwa. Reka tumuhereze ikaze, tugaye ikaze bro. Murakoze cyane. Witwa gute? Izina ni Enock Mbonyi. Enock Mbonyi. Ntago ari ubwa mbere wenda abantu bakonye kuri Power TV show mu nshuro ya kabiri, ariko ubugomba kubibwira nyine ko hari abantu bashyashya bari kurebe batakubonye ubushize. Umeze fresh Mbonyi? Umeze fresh ntari bikaze. Abantu batamva witiranwa Israel Mbonyi. Oya, nyine turitiranwa bisanzwe, amazina byo ni bisanzwe. Asa abantu bakunda kukitiranya kubera ko uri mu gospel kimwe na Mbonyi, ukaba uri umucuranzi wa gitari kimwe na Mbonyi, uri kumva nyine mufite utuntu munahuriyeho byose. Akomeza fresh bro. Umeze fresh ntari bikaze. Umaze kutwibwira, reka noneho utwibwire mu buryo bw'abahanzi n'abantu baba banyoteye kumva iyo babonye gitari bakabona yuko n'umuntu ari umuhanzi. Tuvuga uti noneho reka twumve icyo akora niki. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Agora agasampo. Cyokoze urihangana nyine hari utuntu tumuvanyemo abantu bari kwibona gutya, hari utuntu yaje gukora abo turavuze reka tuganira n'undi twapanze kuganira byibuze ahantu hari impano yawe abantu barebe ese umeze gute, wenda n'umuntu wagukunze ubutaha. Ubushize umuntu wakunze ubushize avuga ati ndongenda mubonye wenda arabona ari kunyotewe, hari umuntu gaje ukunda kuvuga ngo nari nyotewe kubona ase wenda ntabwo nyotewe kamera. Oya byo birumvikana araciye. Nimba byibuka shize ngana gute? Hari gushira amezi agera muri 3 niba nibuka neza. 3 ari gushira kera bro. Kabisa ibintu byose ubudimo menya biba ari muziki gusa. Ubu ngubu nicyo mw'iki gihe nyine muri ino misi n'iyi misi ni mu muziki gusa. Amashuri warasoje? Twarasoje no gucumbika. Baracumbitse ariko nyine secondaire birumvikana yuko yo barashize akadomo. Gusigaje yandari hejuru. Ese bro, reka twinjire kuri music yawe inside. Music yawe imeze gute, ihagaze gute? Nyine uri umuntu ukora ibikorwa byawe, uri umuhanzi ukora ku giti cyawe, hari ibihangano wakoze, hari n'ibyo nduteganya gukora. Ibyo wakoze ni ibihe? Merci cyane, murakoze. Mbere na mbere nkuko nabibwiye ni Enock Mbonyi official kuri YouTube. Ibihangano byanjye ni 2 bimaze kugera hanze. Zimaze gushira kuri YouTube. Imwe ifite cover photo yitwa amamaza, iya kabiri yitwa My Future. Ifite video. N'icyongereza. Ubu ibindi byo biri hafi aha kazi. Vuba se? Vuba hanga. Okay, nta kibazo. Noneho ubwo ndashaka basi twumvishe kuri amamaza. Haguruka wamamaze ubutwari bwe, uwo mwami arakomeye nawe uhwanye nawe, nta n'undi uzawana nawe. Uwo mwami we ntajya ahinduka, kuko yarari n'uyu munsi niko ari, kuva kera yahoze ari umwami, wese n'ijoro n'uyu munsi niko ari. Haguruka
ibuka wamamaze ubutwari bwe uwo mwami arakomeye nawe uwanye nawe nta n'undi uzahwana nawe. Amamaza komaza ubutumwa bw'Imana. Ase bibaye ngombwa yuko umuntu akakubwira uti waririmba sekira ko wenda ndi kubona ari gucuruza cyangwa ko ari ko nzagufasha wenda ari nk'umufasha wenda utabashije kwigezaho ubwo nzagufasha kurasekira wabyemera? Shawapi nta n'indirimbo za sekira wandika se basi muzihe n'abandi bantu? hari zo nandikaga ubu ntago mpereka kwandika sekira ariko hari n'izo nandikaga nkiri Rubavu nkazigurisha bisanzwe studio nkazandika ariko ntago nashira igihanga nanze cya sekira ko nyine ngiye nkurikira inzira niyumvamo ngiye niyumvamo gospel kandi inspiration nyinshi ngira ni za gospel. Sekira nicyo gihe nyine ni ngwa kwa nageraga studio nyine akagura ati ngiye beat twandikira akaririmbo ko kabandikira nyine ariko ntago nicaraga ngo mfata umwanya ngo ngiye kwandika sekira. Kubera iki gospel? Gospel ni navuga ko ari ni nkaho umuhamagaro mfite. Niyo umuhamagaro nisanzemo. Mbese nibyo bintu biba wiyumvamo tu. Ko na activity zanjye zose ubona nyine ni church. Cyokoze nubo abantu bari kureba behind nyine bari kubona yuko ni igikuta ari kureba ko nyine ni ku rusengero utuka interview ku rusengero ako ni inyigisho bro. Umuntu agiye kuri YouTube yabona indirimbo zawe izo ngizo ebyiri yazibona kabisa. Hari yitwa amamaza ni yitwa My Future. Amamaza by Enock Mbonyi. Enock Mbonyi abatayibona. YouTube yitwa channel yitwa nguko Enock Mbonyi official. Enock Mbonyi official. Already abantu nyine bari kudukurikirana wenda bajye ngo barebe ibihangano byawe bakubise n'igisubscribe n'ubundi dore ntago ari amafaranga gutanga subscribe ntago ari amafaranga babikore manye babikore no gutanga views ntago ari megabyte nyinshi babikore. Noneho ngiye ndi kumwe n'abamizisiye man ngiye nkunda muzike nyine cyane tu ndi kumva buri kanya nahora ndi kumva umuntu ari kuririmba ubwo nakibazo udushyiraho indirimbo ushaka. Hari indirimbo ya Mbonyi mfasha n'ubundi yakumbonye naramukunda nuko ngize byahuye ko ibihangano bye urumva iyo umuntu ukunda ibihangano bye nawe mukunda. Ikine kukwandikira nagira ngo nkwibutse isezerano twagiranye igihe dutangira urugendo. Iyo ugeze akomeye wibagirwa ko turi kumwe wagera nakoroheye ukibagirwa yuko turi kumwe. Reka nkwibarize esoza kwisi imbaraga mugihe uzaba utegereje isezerano kuko ndabizi neza ko bibabaza umutima kumara iminsi uhamagara ntiwikirize. Reka nkwibarize esoza kwisi imbaraga mugihe uzaba ujurize isezerano kuko ndabizi neza ko binezeza umutima kumara iminsi uhamagara ukikirizwa. Bwira Yesu uzajya wibuka mu gihe cy'amahoro no mu mudendezo isarura niri kunyura uzajya wibuka ko ineza yanjye ari kurinda. Yesu uzajya wibuka mu gihe cy'amarira n'agahinda kenshi mu mataga no mu mahina uzajya wibuka ko ineza yanjye ari kurinda. Yo man tiye twibuka yuko no mu matage Imana ariyo iturinda kabisa. Niriye somo ryo gufasha ryo muri Bibiliya kurusha yandi
isomo Matayo 5:5. harimo hari amagambo akurikiranye abamfasha bafite Bibiliya baraza kubisoma ako mbarangiye umurongo n'igice Matayo 5:5. Iyo jambo basoma iki gice cyose bagisoza. Wari kumbwira nyine ko iryo somo ngo ndikitwa gute wahanditse gute? Somo kuri Matayo 5:5 handitse ngo hahirwa abagwaneza ko aribo bazahabwa isi. Birakomeza no kuri 6 hahirwa abafite imitima imenetse ko aribo hahirwa abafite inzara n'inyota ko aribo bazahazwa. Already man urumvise bene ko nanyiko mbiziho. Yego bizi narasomye bro. Noneho ndagira ngo umbwire ku ndirimbo yawe y'icyongereza. Indirimbo yanjye y'icyongereza yitwa My Future. Abantu bayibaza kubera ukuntu yanditse n'ukuntu n'izina ryayo ukiryumva nayo mise mbyibazaho ahazaza kuvuga ahazaza hanjye bihuriye na rwose. Washatse kuvuga iki nyine ubundi tangira uvuga ngo is we know God is all and is we know God is way to reach us in His I saw my future, its brightness in my eyes, and I saw my haters in my friends in future. I saw my future, its brightness in my eyes, and I saw my haters in my friends in future. Forever and ever I will praise you, God. 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 Forever. Abantu batamusha nyine iriya reference I saw my future nabonye ejo hanjye its brightness nabonye hamurika cyangwa se nabonye ejo hanjye ari heza muri mu magambo make kandi nabonye abanzi banjye bo ngo barahindutse abakunzi banjye kubera Imana wenda ibintu byose biba kubera Imana bro ku bushake bw'Imana kabisa. Music yawe abagospel bakunda gutekereza yuko music wenda itazamuka ngo ikomere. Abantu bakunda gutekereza cyane muri secular akavuga uti secular niyo yazamuka cyane kantunga. Ese weho gospel kuri ba urimba gospel utekereza yuko byavamo nakazi cyangwa se hari ibyo ryaba akazi? Birashoboka kandi byarabaye byigeze bibaho ariko nyine ntago ubundi gutangira gukora gospel bitandukanye no gufata umwanzuro kujya gukora secular. Akenshi abantu bakora secular nabagamije gucuruza gusa nta kindi gituma secular zikorwa business gusa. Ariko gospel hari igihe uyikora nyine ko ari umuhamagaro wawe ugomba gutanga iyo message church atari kuvuga ngo no gucuruza. Yego birashoboka ko hari igihe kigera bikakwinjiriza ako si ibintu upanga mbere yuko utangira ukora gospel mu buryo bwo gutanga message. Okay, nago turi butinde ko urabona buburanije twapanze gahunda nitwe twazishe nyine uratwihanganira ariko reka dusoreze byibuze hangaha byibuze ariko ndashaka ume indi ndirimbo imwe ushaka. Indirimbo ngiye gushyira hanze bubanga nayibabwira hora nakambibiraho gatoya urayitubwira kugira nyine n'abantu bategerezanye amatsiko and then agace gatoya and then nta kibazo uraza kunoneho gukora mix uturimbireho nindi ntaribi urayiva urakomezaho nindi nyine yindi yandi isanzwe. ni message na chase gutanga iri mu gatabo kitwa Umugenzi. Nanyuraga mu butayu nari naniwe
mbona umugabo z'umutwaro uremereye. Nako gace gatambanje kuba bro ndikumva yako ni nziza bro, nziza kabisa. Kandi gato karavuga yasoma ngitabo akigisoma rira asaba igitabarira bro. Okay, nta kibazo na uyitubwiyeho gakenya abantu bayitegerezanyize amatsiko. Izasohoka ryari? Izasohoka ishobora kutarenza amezi abiri. Okay. Ni kabya na amezi abiri. Okay. Yitwa gute? Yitwa izina ryayo zariba nibanga. Nta kibazo bigira ibanga, nta kibazo bigira ibanga. Okay, nta kibazo. None nshaka nkore ngewe aka mix uhite ukomerezaho n'indi ndirimbo. Namarira nabonye atahoza, nagahinda nabonye atamara, nagikomere nakimwe atomora. Nukuri Yesu arashoboye. Namarira nabonye atahoza, nagahinda nabonye atamara, nagikomere nakimwe atomora. Nukuri Yesu arashoboye. Naramubonye mu gihe cyo kwiga, ndwara ikomeye mubona bwiza, mu ntambara rudaca araseruka kandi aratsinda. Uwo mwami arashoboye, icyo tarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze ibyo byari bikomeye. Nawe nufatanye kumushima, Yesu arashoboye. Nawe nufatanye kumushima, Yesu arashoboye. Yo bro, wakoze kutuganiriza bro. Namwe hari ijambo twazi kuniganya se ko turasoje? Ntacyo sibyo gushimira abantu bankurikiye. Okay. Kandi mbarangiye urubuga rwanjye YouTube, bahajye banshigikire, mbashe gukomeza gutanga message. Yeah, thank you bro. Thank you too. Dushyigikira umuhanzi wacu Enock Mbonyi. Nge ndi Puzzle Designer, young presenter behind the camera, bisanzwe in Power TV show. Ntibagire gukora subscribe. Jobless.